Sometimes the person you love the most. Pray it. Aha. Urayibonye. Okay. Iyo mashini yahoze ari ya papa wawe. Amadosiye yose y'imitungo yacu, ibyangombwa byose nimwe biherereye. Yinjiremo, password yayo se urayimenyera? Ntago ifunze? Reba. Wow. Noneho genda urebemo neza ucekinga ahantu hose mu madokumenti ye. Nurangiza urabonamo ibyangombwa by'umutungo wacu. Urumva? Numara kubibona ubyohereze kuri email yanjye. Sacinga nubibona ikintu uri gukora n'uguhita ubisendega kuri email yanjye. Reba neza. Cyangwa se byitwa amadokima byose birimo bisendinge byose nzirobanurije. Okay, ngaho yohereza. Okay, noneho reba n'ibindi bintu byose by'ibidokima birimo. Byose ubinyoherezeho ngenzirobanurije. Byose birimo byose n'ibyabo binyoherereze ngiye mfite uburyo ndi kwirobanurira n'ibyacu. Ibyo bintu byose bisibe mugira ikintu cy'usigaza. Uje no muri recycle bin nuko nkubwiye ibintu byose bisibe. Arabakubaza iki se azi kwiyo mashini uzahiri? Hazihombere nyine uhombye arabyimenyera. Undi se we n'ibyo uretse guhuguza. Siba ntugire ikintu ubigire empty byose. Bikore byose upfa wabinyohereje byose n'ibyabo. Okay, siba rero. Siba ugire empty wisubizaho wayisanze. Nazagira ikintu akubaza ku mashini ugutiye mashini ntayo nzi buzigire mbese weje. Ntabwo ko ntabigeze ubona. Ariko ubundi hari na dokima ziri kopi. Zo nazo konzi ko ziraho kuko bari barabimushutse barabimwambuye. Ubwo byo ntiwabireba ko byabiri muri iyo nzu nabyo ukabishakisha ukabima. Amadosiye ibintu byose by'ipapuro by'umutungo ntabwo uzi uko biba bisa. Reba nibiri kopire mu matiruwari mu mavarisi mu magariderobe he ushaka impapuro ibi bifatika bitari ibyo ngibyo bya hard copy. Mva amaprozi okay nta kibyo birahagije. Utazavuga ko ari wowe wabibonye ukabikuramo. Ciao. Akoze. Sheri nuko rero nahuye navuga wa muzehe ariko ikintu yari kumbwira yambwira kubuza uriya mugore kujya mu nkiko. Ambwira ngo umuganirize tumwigishe sinzi niba nawe zamumfasha. Ese ko umuntu uri kure? Ndi kumva ngo byagenze gute? Ni icyo avuga yari ari kumusaba n'undi sister kugira ngo abashe kumwumvisha no kugira ngo mbwire mukecuru wacu atajya mu bintu by'inzego. Kuko muzehe wemeye kumuha divorce ku neza. Ntabwo ashaka kwiteza abantu nyine. Nicyo avuga yabwiye. Dash. Sheri? Steve!
nilikuwa nakuona unaikala pale. Sasa nilikuwa unaikala pale, yani nakuita unaikala pamoja na mimi. Tuzungumze kidogo. Ndio, merci. Na mimi nilikuja hapa sizoee huku. Sizoee huku. Mimi nazoea mwichi ya Kinshasa. Ndio. Uko mgeni hapa? Ndio, niko mgeni. Okay, ndio maana nilikuona pale unanifurahisha kabisa. Nasikia mwili yangu inatingisika. Merci. Utafaa siku ngapi huko? Si ayua siku. Juu nilikuwa na mtu wenye tunazungumzana naye. Alikuwa ananiambia nifike kumuona hapa. Njoo nikaweza kidogo. Okay. Mie jina yangu niko Ruzindana. Jina yangu Ruzindana. Niko avoka. Kama ungali huku tutakuwa tunaonana, kuna problem. Ndio, tutakuwa tunaonana tu. Utafaa siku ngapi huku? Si ayua siku. Si ayua siku. Donc ça veut dire ungali hapa? Ndio. Okay, tutakuwa tunaonana kabisa. Nilifurahi na wewe. Asante. Chini. Merci. Uliona huku namna gani? Huku niliona fasi ya bien sana. Fasi ya bien. Nilipafurahia sana. Okay. Unaiyo hapa, unaona hapa mvua iko inanyesha. Mvua. Marake panaangala piko usafi ya mingi. Marake nilipafurahia sana. Ese bigenze bite boss? Abaye iki? Agize isereri. Ahubwo se mbwirawe mwirira mwiri wameze gute? Hari ibintu yaba yariye? Reka da uretse agatoki namuhaye kare. Ariko nabonaga ari tayari nta kibazo. Bikabije gutya se gusa? Sha boss, nyine urebye yiriwe mu cyumba. Ntabwo nigeze mbona arwaye cyangwa ikibazo. Shiri? Haze yikubise hasi. Mise mufata, yaragiye kwikubita hasi. Ngo simbizi ko ni serere ni bisanzwe buri yaraza. Cyangwa se duhamagara ambulance se? Nese ahubwo Steve twakora iki? Nge ndumva twahamagara ambulance cyangwa tukamujyana kwa muganga. Nzana telefone ara ku kabati. Sheri? Faya kabisa. Okay, hapa ni fasi mzuri, hakuna taa jua mingi, hakuna. Unasikia mafresheri hivi? Nishasikia. Wewe unazaliwa huko? Mimi naikaraga huko. Njoo unaikala? Njoo naikala. Na familia? Na familia yote tunaikala. Okay. Ninafurahi sana kukutana na wewe. Siku nyingine kama hivi ungali hapa, nitakuita nakutembeza uangalie mwingine yote. Kinitembeza ndafurahi sana. Juu sizoee huko. Utakuzoeza kabisa, utaona mwingine fasi mzuri kabisa. Merci. Na huko makartie nyingine ya mzuri sana ya kupita hapa. Hapa nilipafurahia sana. Hapa juu tunaona ni bahati piske kulikuwa mtu mmoja alikuwa kuniita tukutania hapa, nilikuwa na rendezvous naye hapa. Njoo mimi nakuja hapa. Bahati ya Mungu mimi nikakuona. Ndio, na mimi nilikuwa unaikala hapa wewe peke. Na mimi nilikuwa naikala pale mimi peke. Okay. Kwa mtu nilikuwa ningekutana naye hapa. Mimi alichelewa kidogo. Njoo nikaona kwa endelea kuniona. Nifurahia sana. Asante, na mimi nafurahi sana kabisa. Merci. Na hivi ngali hapa tutakuwa tunaonana tu, hakuna problem. Ndio. Mimi ulinipromise utanitembeza. Bwana, ni promise kabisa. Ni promise nitakutembeza mwingine yote. Uangalie fasi kwenye unapenda. Kwenye unapenda swati quartier hii. Nitakutembeza fasi yote kwenye unapenda, tutaikara pale tuzungumze. Tukamate na kitu. Okay. Mimi nafurahi sana. Sawa sana.
ndafurahi kabisa. Shaga yerega ntago byakunda. Se wagize ngo buriya ngiye nakwangira mbaye nzi ko byashoboka. Genza kumubwira kamubwira ngende inyangamugayo kandi ndabizi ko ubishoboye. Ubyuka mubwira ati umuntu twariganye twaraturanye kumubwira ati akamakazi kandi ndabizi ko birabintu byiza. Niyo mahirwe nari mbonye mu buzima. Reka nkubwire gasore gatonya. Buriya hari ibintu byambayeho bitanyemerera kongera kwizera umuntu n'umwe. Mu minsi ishize hari umukobwa w'umushuti wanjye nigeze kurangira akazi. Murangira akazi ahantu muri hoteli. Aza bimyankorera. Wibaze ko ibintu yakoze kugeza na n'ubu ngo bikinkurikirana. Umukobwa yaragiye yiba umuzungu wari waje aho hantu. Kandi ari njye wamuheje nta n'ibyumweru bibiri yarahamaze. Ndakubwiye ngo byarankurikiranye hahandi nari ngiye no gufunga. N'ubu ngubu sindumva mfite n'amahoro. Rero nawe nta mpamvu ufite yo kukwizera. Sigaje nzahora y'amafaranga kubizi nizi mu byo gukora umugabo kandi kari byo ngiye gukoramo. Nakubwiye ngo ntabwo byashoboka. Ntabwo nizeye se basi. Ndabizi kunzi twarabanye. Sha nawe naramwizeraga yari none yari n'inshuti yanjye. Nta mpamvu mfite yo kwizera umuntu n'umwe wumva ukomeye pe wumva wihanganye ushakira ahandi akazi uzakabona. Gaje ushaka amahirwe. Ariko se wambabariye wowe. Oui, boyfriend. Ça va? What? Ubigenze bite? Reka nzi. Umva noneho zibibaye. Gaje bigenze gute? Umva sister. Umva reka ngende. Oya, no. Sister sinzi ikibazo agize reka ngende. Gaju. Umva turasubira. Gaju. Ese shuri amakuru yawe amakuru ni meza pe. Sha waragiye turaburana neza. Sha urumva nyine nari ndahamye bitaba ngombwa ko ndaboneke vuba pe. Gusa nyine nashakishije nimero yawe ndayibona. Barabyo nari sinese amakuru yari ya business ziragenda. Sha urebye biraho ndashima Imana ubu nguko umeze nyine umva ntacyo nashinja Imana. Amakuru se y'imizi. Amakuru ni meza ni gutya nyine W. Ngaho rero ngambwira amakuru shaho. Amakuru yanjye se Imana yanjye amakuru yanjye ni meza. Nahise kurumvisha amakuru ko washatse umugabo ni byanyabyo cyangwa naramushatse nuko ndahari banamubona. Sha uhora ufitiye dushya dushyashye kandi waragiye urabura turabura. Nanjye nari maze igende byinshi ko ndashakishije nimero yawe ahantu hose ndayibora pe. Sinzi nje kunatekereza navuga tukamuhamagara numva amakuru yawe. Ngaho mbwira uwo mugabo usa neza urusha. Nizera ko afite amafaranga. Ni umusaza cyari wacu. Oya. Ariko nyine sha n'impamvu ntabikubwiye numvaga nta mpamvu kuko ni ibintu byabaye binunguye. N'umusaza kandi nagombaga kubikora. Nyine hari impamvu yatumye mbikora. Ntabwo ariko namushatse ko mukunze ngo mukeneye oya. Hari impamvu. Ariko mu busaza nizere ko ari seriye. Sha ari wari sabo n'igihe utari seriye. Hari ndakuzi nibirangira oya ndakumenyereye ndege birago nabitindaho zatisi bacu rwose. Ndese ubwo ubihereza ari ireshere imaherezo nyine icyanzanye n'ikirangira nzatiri gende.
Halo. Ngo mwari muje? Oya, mushobora kuba mwari mwibeshye nimero. Sorry kabisa ntago ari twebwe. Ni akazi ke isengero wenyine. Agafaranga ngo nizeye ko ukabona. Ariko se yanyimati. Umuntu umusaza ashatse umwana $1 rirahari. Bapanije. Yayabura ndetse. Yajya kunshaka azaze ko azantunga gutera amafaranga. Icyo rero nicyo mukundira sheri. Icyo nicyo umve ngo nari mukumbuye, umva nayo ifite story nyinshi zo kukuganiriza ariko umva. Ariko shaho usa neza. Shaho urakeye ni ukuri kw'Imana. Ngomba gusa neza reka. Agafaranga karahari. Karahari se shaho se waje ryari. Maze nk'icyumweru ndi na mu Rwanda. Yego. Gusa nyine nyihagera urumva byarangoye kugira ngo mbashe kumenyera nkamenyereye. Gushana ko byaba kumara bimaze igihe cyane. Ariko ubu ngubu byo to ntangiye kumenyera. Nanjye ntangiye kumenyera umujyi wa mu Rwanda. Kigali nangoye kwita inegera. None nka muntu wari bayibonye ntambe. Upfa ko nakubonye tuzamenyereza n'ibintu ntaramenyera. Cyane hari kibazo se. Ufite inkuru. Kagira inkuru. Kandi ndagira ngo ngire inama. Webwiye ikibazo. Mfite rero ikintu nabonye kigisaza nyine. Hariya nyine none n'ubwo. Yego, harandi gukorera n'umwavoka. Ariko wumve ngo mereye nabi. Kumereye nabi. Yego mana yanjye. Ijoro n'amanywa nabwo ndi gusinzira. Umva. Mbese yashyushye, yahinze nabuze ko ndi bubigenze. Kuri umusazi wajyaga kuba umwana. Steve byagenze bite? Wambwiye ngo sister afite inzira bigenze bite? Naguye igihumure sinzi uko bigenze. Nose nubwo mwize mujya kwa muganga. Nyine boss yarambwiye ngo nimpamagara ambulance. Nabone ntago bari kunyita basi. Bari muri salo. Nose urumva ari kindi ari cyashaka. Umvuka n'umwavuka, umva afite amafaranga. Sikubure bikora we. Arewe. None abantu bakuru. Ayafite nta kibazo afite n'utuntu duto tureka umva menya ubwenge. Bivuze ngo fate ihene kihebeba. Umva fatira nabigishyushye. Kare cyane. Ukivunda kwizera kandi nawe uzanjye inyuma yanjye sinza kubure. Ujye wanshigikira kandi ikindi umve ko nyina akantu ntago nakabura. Yes, urumva ntago nakugiye inama mbireka. Urakoze sheri. Gafite amafaranga z'abaho. Gusa nyine sheri. Ngiye nkunda bizanye. Ariko uburyo mubonamo mbona ntazi kuntu. We bantu utware nyine gake urebe. Nusa nta kivamo umugore usanga kivamo afite akantu. Afite amafaranga. Nuko bwagutesha umutwe. Tifatiraho wowe fatira. Ahubwo se ubyo cyabasha gajugusa. Umva sha. Gusa ubona aho. Igihe twahereye mu magambo nogera no kwakira. Ndakumenyera ubundi uvuga menshi. Umva babanyakira nagere kujya kuri ibyo biceri. Anze de umuntu mutumira ngo mbona nakwakira. Kanzaniye gakonje sheri. Obaye kuri izuba saa mu bishyushye. Aho nyine gakonje pe kuko icyaka kimeze nabi. Anze bwajya kuri boutique aho barakoze. Cyangwa naho ubundi ndabona umeze neza pe. Ibi rero uburyohe. Byagenze gute? Thank you. Mushobora ntego. Uziko twahamagaye ambulance. Abeshya. Ndikumva nyine nameze neza ko ntago nari nzi ibintu bibayeho by'ingendekeye kuriya. Ngero kirageze baze n'isumuye amazi. Nese ntabwo twebwe tujya kwa muganga. Numvaga agateganya. Nukuri? Shashu nongera ukakora koko. Sinigeze. Muzi neza? Nasibye neza. Ubonye iyo hagira ikigwaye bingana kuriya. Yaramize umubiri muri ko. Nasa ntabwo mubwiza wamugana ambulance. Ntabwo agiye kwa muganga. Ubu se byongeye. Nasundi byagenze bite kugira ngo bibe gutyo byagenze bite? Hari ibyo yariye wenda bitameze neza? Nanjye nicyo nibazaga ariko mbwiye ko nta n'ibyo bidasanzwe yariye. Ariko twajya kwa muganga bakareba ko tujya kwa muganga. Handi mfata ari ngombwa pe kandi neza nawe nabibabwiye.
tukendaza kumera neza. ariko se twagenda bakareba ikibazo ufite cyagiteye cyatumye bigenda ukomora. Nta kibazo pe, ntuhangayike, meze neza. Umwana mu nda numva kimeze neza. Kumva ari ibisanzwe. Nakutse n'umutima w'umuntu agomba guhamagara. Nakutse umutima n'umuntu agomba guhamagara biri emergency. Kandi muvugisha ubwirana nasize. It's okay. Ariko nubona ahindutse umbwire. Ntajye kure. Changa tuganire. Mfite ubwoba ntabwo mukuru. Nta kibazo ntabwo ibintu biri kumbahusha ibintu. Ntabwo nzi ngo ni ibiki. Se byagenze bite? Hari ikintu wariye ukaba utari kumubwira, hari ikibazo kindi cyabayeho cyangwa se ufite stress? Mfite stress. Steve amereye nabi pe. Steve kandi Steve. Rukundo, Umuhemu, Rukundo. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.